Yes number 8 man reka nongere mbifurize kugira ibihe byiza nabaha ikaze kuri mwe mu gukurikira GB Empire isoko y'amakuru yubaka societe ndagira ngo byukuri tunyuze amaso mwitangazo cyangwa se imyanzuro yatangajwe n'uwitwa Idrissa Oudarago uturuka mu gihugu cya Burkina Faso umugabo wa Vestine ndagira ngo byukuri akomeje kugenda agaragaza ko benshi mu baturarwanda bakomeje kugenda batangaza inkuru z'ibihuha ku mugore we ariko akomeje kugenda atangaza ko yibwe amafaranga agera kuri miliyoni 60 z'amafaranga y'u Rwanda ndetse kandi ngo anasanga kamera zigera kuri 30 mu nzi ukabona ko Idrissa Oudarago rero mu byukuri akomeje kugenda agaragaza ko hari abantu bakomeje kugenda bamugendaho iwe mu rugo ukabona ko byinshi cyane byakomeje kugenda bigaragazwa Idrissa Oudarago akaba yamaze kuba yagira mu rwego rwari mu Rwanda ashoye ikirego cy'abakomeje kugenda batangaza inkuru z'ibihuha ku mugore we ndetse kandi anagaragaza ko witwa Idrissa na Vestine mu byukuri bameze neza mu rugo iwabo ukabona ko mu byukuri benshi bakomeje kugenda bagaragaza ko witwa Irene Murindahabi n'uwitwa Dorcas murumuna wa Vestine mu byukuri ngo bageze Kigali ariko ngo witwa Vestine asigara muri Canada abo mu byukuri byasha kuba byagaragazwa ko witwa Vestine yageze mu Rwanda mbere abanyarwanda ntibabimenya kugeza muri akanya mu byukuri witwa Vestine akaba ari mu rugo rwe n'uwitwa Idrissa Oudarago ndagira ngo abaturarwanda benshi cyane bakomeje kugenda bibeshya kuri iki kintu bakavuga ko witwa ngo Vestine ngo yasigaye muri Canada abwo mu byukuri ntibamenye ko witwa Vestine yageze mu Rwanda mbere witwa Irene Murindahabi n'uwitwa Dorcas basigara mu gihugu cya Canada ari mpamvu mwakomeje kugenda mubona ibiteramo bimwe na bimwe mu byukuri byagiye bikorwa witwa Vestine adahari yari yageze mu gihugu cy'u Rwanda ariko benshi bagakomeza kugenda bagaragaza ngo witwa Vestine ngo yiboneye umugabo mu gihugu cya Canada bagakomeza kugenda donc batangaho ibitekerezo bitandukanye cyangwa se bagatangaza inkuru zibo batanahagaze kuri aka kanya mu byukuri amakuru tuje kuba twamenya nuko witwa Vestine yageze mu Rwanda mbere uwitwa Dorcas ndetse na Irene Murindahabi kasha makokero basha kuba basigara mu gihugu cya Canada babasha ko nyine basusurutsa abakunzi babo bitewe nuko nyine uyu mwana w'umukobwa Vestine yakomeje kugenda agaragaza ko ubuzima bwe butameze neza ngo kandi uwitwa Irene Murindahabi yaje kwita afata indege yitaraganya ahita yuriza uyu mwana w'umukobwa Vestine mu byukuri ahita yerekeza mu gihugu cy'u Rwanda na mpamvu mu byukuri mwakomeje kugira mubona uwitwa Vestine yongera kugaragara ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye n'amagambo aherutse gutangaza aya magambo yatangaje ari kumwe n'umugabo we Idrissa Oudarago ndagira ngo kugeza muri akanya nkuko byakomeje kugenda bigaragazwa Idrissa Oudarago ashyize umucyo ako magambo yakomeje kugenda atangazwa ku mugore we ndetse n'urugo rwe benshi mu byukuri bakomeje kugenda batangaza amagambo batazi ko nubwo mu byukuri aya magambo witwa Vestine yanditse bitewe nuko nyine hari umusore bakundanye nyuma mu byukuri aza kuba yashaka kugenda anamufatiranya ariko biza kurangira aya magambo ayatangaje gutyo benshi bahita bayasanisha no kwitwa Vestine yubatse ubwo mu byukuri ntabwo bashe kuba bamenya amakuru y'icyatumye Vestine yandika amagambo ameze gutya n'amagambo ngira ngo benshi bakomeje kugenda bagarukaho ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye bibaza uti mu byukuri ese witwa Vestine yabagiye kuba yatandukana n'umugabo we cyangwa mu byukuri byaba ari kagatwe ko kugira ngo bashe kuba bapromotinga indirimbo yabo kugeza muri akanya ariko witwa Vestine yongeye kwisegura ku bakunzi be abasezeranya arababwira ko indirimbo bari babemere bakiva mu gihugu cya Canada indirimbo mu byukuri irahari yarakozwe ahubwo icyabuze nuko babonye abaturarwanda benshi barakomeje kugenda bavugaho amagambo atari meza amagambo yakomeje kugenda agaragaza ko impamvu witwa Vestine akomeje kugenda ashaka kuvuga mu mihanda ari ukugira ngo mu byukuri indirimbo ye ibashe kuba yakundwa cyane icyatumye mu byukuri baragwa cyangwa se batenguha abakunzi babo nuko bavuze ko mu byukuri nubwo batavugwa cyangwa se batakura amatiku indirimbo zabo zarebwa kandi zanasohoka mu byukuri zikaba zakundwa n'abazitegereje kuri aka kanya mu byukuri itsinda rya Vestine na Dorcas ryabashe kuba ryakanga gusura indirimbo kugira ngo mu byukuri bashe kuba batereka abaturarwanda ko ibi byose byavuzwe bitari bigamije kugira ngo mu byukuri bashe kuba basura indirimbo yabo ngaho kuri mu byukuri icyatumye uwitwa Vestine na Dorcas batabahereza indirimbo basezeranye bakiva mu gihugu cya Canada no kugira ngo mu byukuri bereke abanyarwanda cyangwa se n'abandi bakurikira n'abandi bakomeje kugenda bibeshya ko amatiku yakomeje kugenda bavugaho ari we yateguye kugira ngo mu byukuri indirimbo yabo izabashe kuba yarebwa babashe kuba mu byukuri bareka kuba basura indirimbo kugira ngo berekane ko nubwo batagaragara mu matiku indirimbo yabo yabasha kuba yarebwa witwa Idrissa Oudarago yongeye kuba yasura amagambo yakomeje kugenda by'umwihariko kwibazwa n'abatari bake ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye nyuma ko rero benshi bakomeje kugenda bibaza ese mu byukuri urugo rwa Vestine ndetse na Idrissa Oudarago rwaba rugiye kuba rwasenyuka abandi bagatangaza amakuru y'uwa kuri uyu mugabo bakavuga uti mu byukuri yaba ari maneko y'igihugu cya Burkina Faso abandi bagakomeza kujya bavuga ko yarashwe ahubwo mu byukuri kuba uyu mugabo wa Vestine ari akamuga cyangwa se mu byukuri asa nk'ugenda afite ubumuga bwo kutagenda neza uyu mugabo mu byukuri ibi ngibi bisobanuye ko yavutse ariko ameze kubera ko benshi bakomeje kugenda babisanisha nuko ngo Idrissa Oudarago yaba yarasiwe ku rugamba ubwo benshi bagakomeza kugenda batangaho ibitekerezo bitandukanye witwa Idrissa Oudarago yongeye ko mu byukuri yashyira umucyo kuri benshi bakomeje kugenda bibaza ese mu byukuri Idrissa Oudarago nkuko bakomeje kugenda bamutangazaho yaba ari umusirikare w'igihugu cya Burkina Faso cyangwa mu byukuri isasu bavuga ko
yarashwe mu kaguru iburyo byaba ari byo cyangwa se byaba ari ukubeshya bakomeza kugenda bagaragaza ko uwitwa Idrissa Udaragwa yaba ari umusirikare cyangwa se yabaraje kuneka igihugu cy'u Rwanda. Yaje kuba mu by'ukuri yatangaza amagambo ku rubuga rwa Instagram rw'umugore we asanzwe akoreshwa mu bijyanye no kuririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana. Yatangaje agira ati mu by'ukuri ndasezeranya abaturarwanda n'abizeza ko mu by'ukuri abakomeza kugenda batangaza amagambo bagaragaza ko ndi maneko cyangwa se ndi umusirikare w'igihugu cya Burkina Faso. Ibi ngibi ntabwo ari byo, njyewe ndi umuntu usanzwe wavuye mu gihugu cya Burkina Faso nje gushaka umugore mu gihugu cy'u Rwanda. Ndetse yongeye kubwira abakunzi bakunda Vestine ndetse n'umuryango wa Idrissa, ubwo yabwiraga mu by'ukuri abakunda famille ya Idrissa ubwo na Vestine, yakomeje kugenda babwira ko mu by'ukuri byinshi byakomeje kugenda bigaragazwa ku mugore we byari bihuha. Benshi bagakomeza kugenda bagaruka ko witwa Vestine yasigaye mu gihugu cya Canada, ndetse ngo witwa Irene Murindahabi n'uwitwa Dorcas ngo baza kuba bagaragara mu mujyi wa Kigali ku kibuga cy'indege Kanombe ari bonyine, ariko bigaragazwa ko witwa Vestine yari yageze mu gihugu cy'u Rwanda mbere, bitewe n'uko nyine mbere yuko ajya mu gihugu cya Canada yagiyeyo arwaye, ndetse kandi umugabo yagiye mu by'ukuri amubuza cyane, biza no kuba byarangira benshi ubwo ngubwo barakomeje kugira bikomozaho bakagaragaza ko witwa Vestine ndetse na Idrissa bagiye kuba batandukana. Kugeza kuri aka kanya ndagira ngo uwitwa Idrissa yakomeje kugenda abwira abaturarwanda benshi cyane babwira ko umugore we ndetse nawe bameranye neza, ndetse kandi yanaje mbere yuko witwa Dorcas na Irene Murindahabi bagira mu gihugu cy'u Rwanda. Ahubwo abanyarwanda ntabwo bigeze bamenya ko witwa Vestine yateze indege mbere na mbere. Ndagira ngo muzi kuri igitaramo cyabereye muri Edmonton mwabonye uwitwa Vestine ntabwo yigeze hagaragara, ahubwo mu by'ukuri yaje kuba hagaragara ko yageze mu gihugu cy'u Rwanda. Benshi nibakomeje kugira bimenya baravuga uti mu by'ukuri Vestine yasigaye mu gihugu cya Canada, ahubwo mu by'ukuri ngo bagiye kuba yakishakira umugabo. Ntibamenya ko uwitwa Vestine yaje mbere na mbere kugira ngo asange umugabo we. Ndagira ngo uwitwa Idrissa Udaragwa yakomeje kugenda agaragaza ko akumbuye umugore we cyane cyane by'akadasohoka. Byaje kuba byagaragara ko witwa Irene Murindahabi yaje kuba yafata umugore w'abandi ahita amwereza mu gihugu cy'u Rwanda, asigarana n'uwitwa Dorcas. Mu by'ukuri basigara baririmbira cyangwa se mu by'ukuri bogeza ubutumwa bw'Imana. Kugeza kuri akanya rero benshi bakomeje kugenda babyibeshye bagatangaza amagambo atari ku witwa Vestine ndetse n'umugabo we Idrissa. Ukabona ko rero mu by'ukuri kugeza kuri akanya witwa Idrissa yakomeje kugenda anenga by'umwihariko abanyamakuru mu gihugu cy'u Rwanda bakomeza kugenda batangaza ndetse kandi bakanasesengura urugo rwa Vestine na Idrissa. Ukabona ko mu by'ukuri benshi bakomeje kugenda bagaragaza amagambo yakomeje kugenda agamiza gusenya urugo rw'uwitwa Idrissa ndetse na Vestine. Kugeza kuri akanya witwa Idrissa akomeje kugenda ashura ikirego muri RIB agaragaza ko hari abakomeje kugenda bamugendaho iwe mu rugo ndetse n'umugore we. Ukabona ko mu by'ukuri ari gusanga kamera mu nzu ye, ndetse kandi mu by'ukuri ukabona ko benshi bakomeje kugira bagerageza kumuhakinga kuri konti za banki. Kugeza kuri aka kanya akaba yabuze amafaranga agera kuri miliyoni 60 z'amafaranga y'u Rwanda zikaba zavuye kuri konti ya Idrissa Udaragwa. Kugeza kuri aka kanya mu by'ukuri akaba yamaze kuba yagira mu rwego rwa RIB. Ndagira ngo aya mafaranga akimura kubura witwa Idrissa Udaragwa yakomeje kugenda bitangaza, benshi baravuga uti byaba ari kubeshya, abandi mu by'ukuri byaba ari kugira ngo bakomeze kugenda bavuga ku mbuga nkoranyambaga nibasura indirimbo yabo izabashe kuba yakundwa. Ariko kugeza kuri akanya witwa Idrissa Udaragwa akaba yamaze kuba yatangaza ko yabuze amafaranga agera kuri miliyoni 60 z'amafaranga y'u Rwanda zavuye kuri konti ya banki. Bikaba byakomeje kugenda bigaragazwa ko benshi bakomeje kugenda banamugendaho. Ndagira ngo yakomeje kugenda anagaruka ku kibazo cya kamera basanziwe mu rugo. Ndagira ngo benshi ubwo ngubwo bakomeje kugira mutega kamera, ubwo nibo bandi mu by'ukuri bashaka kuba bafata video nyine z'ubusambanyi cyangwa se zakomeza kugenda zigaragara ko witwa Idrissa mu gihe bari gukorana igikorwa cy'abashakanye n'umugore we, bagafata amashusho mu by'ukuri bakaza kuba babigaragaza ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Ubwo benshi bakomeje kugira mu by'ukuri batega kamera kugira ngo bazabashe kuba basebya uwitwa Vestine. Aragira ngo nicyo bagamije kubera ko nuza ko bari mu by'ukuri bakajya mu cyumba bagategayo kamera. Ubwo ngubwo bitubiraza kuba byagaragazwa ko abamuba hafi ari bakomeje kugenda bagaragaza ko mu by'ukuri bashaka gushaka aya mashusho kugira ngo mu by'ukuri bazayasandagaze hasi, kugira ngo mu by'ukuri uwitwa Vestine azakomeje kugenda ajya mu gahinda gakabije cyane. Ariko witwa Idrissa Udaragwa yakomeje kugenda abikomoza muri RIB.